twabonye ama Efre Gaël yakoze Gaël se niyana mugeranye n'undi muntu yakifotoza kuri Ihorere byoresha yakifotoza kuri mbere ama Efre yakoze urayazi ibyo ngibyo rero nibyo ashobora kuba bagutuma ku bwa pate jaune bande bantu maso ku bwa pate jaune oya pe icyo abakire baje n'ubundi ubasa bagutuma bagira gute ye nkubwiza ukuri kugacaho byagakira nkubwira ukuri bigacaho byagakira turakurikiza contract ni ibitaramo bine oya byose muri afite amafaranga menshi cyane ariko mu minsi arakuze arimo arakorera abantu amataxi uvuze ibintu by'amataxi mitavuga n'ibintu byose nateguye kuvuga bisana nabyibagirwa Patri ndagira ngo nkoregere ikintu bita aba diaspora urabona nk'aba diaspora muri Amerika bakwihanye isabiriza ryawe gato urabona nk'aba diaspora muri Amerika kubera ko iki gihe bari muri tax season buri ba diaspora bose ngo bafite amafaranga na za Europe none oya Europe ntago mbizi ariko Canada na Amerika ubu rwose ibiceri birimo birameneka cyane uretse gato ihamagara ryabo rero ega nawe ngo busabiriza usabiriza cyane umubwira buriya kuvuga ngo ni ugusabiriza iyo ugiye iyo umamagaye ukaba ugiye kumvugisha isaha cyangwa iminota 30 yego ari byo akaba arimo gukora hari byo nakabaye ndimo ndakora nibura basi wakagombye kubiha agaciro ukagira gute ukarambura ku kaboko yego iyo ndamburiye akaboko nanjye bimfacilitatinga nibura bya bitotsi cyangwa se bya bintu nagombye kuba ndimo ndakora kuba mbivunjemo iki aba diaspora bahamagara isaha ubundi bagira icyo gukora kandi bafite amataxi aho nzi bakora rwose banashyiraho nani minota 2 yaguhamagara ni ukuvuga ngo barahoza ngo wayabonye nk'umuhungu wanjye twita Taifa Bruno umwe mu basesenguzi beza cyane ega Taifa nayo ugoza nayo ubasa Taifa nayo ugoza yabayemo ariko nta kiburi ngo guhamagara ariko nta kiburi nibyo nyine nkubwiye ababizi rero imvune babiri none guhamagara ngo message wayibonye ese nimero ni ingi undi muntu nawe utajya uvuga byinshi yego byose nako ntuza byose murenge nawe najyaga nanjye nawe nagavuga amagambo menshi yego na ntuza na Muchoma J nawe nagavuga amagambo menshi tunibutsa abantu ko ari kugira umuhungu bita ngo ntuza Vanny Boy mwe nabonye kuvugisha amasaha 3 urendashima ntago mvuze ngo ntagushyiriraho urakoze ndavuze ni niba gushyira note y'ijana akuvugisha isaha wari kuyakoreye ijana urendashima uzi kugira ngo biranyambara nkabona barakuvugisha nzamuza kugushyirira biranyambara nkabona barakuvugisha ukagera naho ugera ku nguti wanjye biragoye nta muntu wamvugisha icyo gihe njyana n'abantu abona nabo ngira tukivugana direct mwubwira ko ndi mu kazi ariko nshobora kuba nkahagaritse iyo mubwiye ngo nshobora kuba nkahagaritse mba ngo icyo mubwiye ubucyumvise ngewe rero nk'umukonsilita nge nk'umukonsilita wowe ku isaha ukora angahe no kuvuga ngo muri consultance yanjye nibura amadolari 500 ku isaha no gasekwa ni consultance hano hamaze amasaha angahe nk'aba diaspora abenshi ntibizi iyo guhamagaye rero abagira ngo nibura basi ugenda umuhereza amayide ugenda umuhereza inama yakoresha kugira ngo nawe abace ko yakwiteza imbere unamurangira abana bagezweho ikigali ibyo ntabwo njya mbivuga iyo umuntu atangiye kumbaza ibyo bintu bajya bibaza barabibaza hari igihe umuntu akubwira ati nkeneye icyana cya danje nanjye wanjye ntabyo ngira nkajya kumurangira ibyo ntagira wowe urabiranga njye ko ndimariye nabimenye n'ibyo bintu njye ndimari ahubwo uzi kujya kubona ukabona nk'umuntu uyu munsi hari uwampamagaye ambwira ngo Jesse kwizo wamipangu ngo hari icyana ngo nigeze kubona ngo mukorana video ngo wampaye nimero zake amaze ko ngiye nkorana n'abantu benshi namenye ari ikihe ukabona ngo video yazuminze ifoto y'umuntu uzi umukobwa bagiye bansabaga nimero wa mukobwa w'urubuno runini bita Sifa uramuzi n'ugiheri oya Sifa w'urubuno runini akuzi kutegerekana mu maso ashobora kuba adasa neza ariko agateye neza Sifa yose nabiyakanye ariko ni na mwiza da uzi nka Sifa nuko gusa na video ndabone mu maso n'abantu muri comment bazimubaza nyine yerekana akabuno gusa ariko nabonye ari ingeso abakobwa bose b'i Kigali rwose bafite ikibuno nawe agerageza gukora ibishoboka byo nta bundi bwenge ariko uziko n'ikintu namaze kubona abakobwa bose bafite ikibuno nta bwenge aha hakagombye kuba hari ubwenge hajyamo ikibuno nk'urugero ndi ugeze gukundana nawe urubuno runini warukoresheje ubu witwa nde ni waguze mu Bugesera ngo hafi ya hegitari 8 afite wagura ubutaka se nta bwenge ni dabiju afite ubwenge no dabijuze impamvu n'induki twebwerega ntabwo dusesengura ngo umuntu n'induki twavuze ikibuno n'ubwenge urumva aho kuzumva wenda imisubirize ntabwo
si uko wenda ubivuze ariko ngiye mbirebye nyine mamura ariko gusa uko uvuze ko nyine burimo buriya kwereka umuntu wese ushobora kugira ngo kuba yatunga ikibanza nawe ubwawe wemeye ukavuga uti ni umwe mu bakobwa i Nyarugenge bafite ahantu bataha kandi hadafunganye atari ahantu winjiza imodoka ukabona iri mu yasohotse mu rugi urimo urabivuga nkahita nibuka noneho imiturire y'abantu bamwe na bamwe umuntu arakubwira ngo ngiye wenda ngo ntahango muri Kibagabaga okay sawa nta kibazo wenda ni karitsiye mu bakire yego ukajya kumusura ugasanga kwinjiramo ni nkwinjira mu cyari ariko tuzi umukirekazi wanjye Lani Big Boss Lani Mutoni numwe abantu batavuga amagambo menshi nayo bagiye gushyiraho ejo bundi nakoze ikiganiro ari kumwe n'uwitwa K-John wakatiwe nkajya mushyiraho kenshi wakatiwe si byagenze bite yarajuriye wakatiwe 3 ngo yarahunze byagenze bite oya ahunga yakoze mugani we yaranyibwiriye atako urabana abagabo babacika bano bagabo yarabyageje birahangase oya yaravuze arabizi rero arabizi nuranga birababadira mo bakira nabyo barabizi ntabwo bivugira hari ibyo ukina nabyo ukaba ubizi neza ko aho ngaho urimo urakinisha icyuma gifite ubuki so uwitwa K-John rero sinzi ukuntu namushyirira oya sinzi ukuntu namubajije nawe se nanakora iki biramunanira kubivuga ibyo akora ariko amwereka afite amafaranga menshi agateye ko umuntu amenya imirimo y'abantu ukajya mu buzima bw'abantu nanjye ni umushuti wanjye ariko ntabwo n'ejo yagushyiriyeho 50 hari wari wahinze se nari ibiriki none se wajya kwinjira mu kazi k'umuntu baranandutira zinda buhera zinda niwe mukobwa wa mbere hano mu Rwanda usiga ufite amafaranga afite boro bakorana ya betting yes afite boro ya betting bakorana ahubwo n'abantu bagenda bamugane muhamagara zinda aberekura marakorera amafaranga ku munsi zinda ashobora gukora $3,000 by'idolari nagaseko ni impamo ya mu akaba sajya guhostinga mu bice akora 3 by'idolari ibyo guhostinga maragenda bicikaho maragenda bicikaho ni keza ni keza Teresa afite amafaranga keza Teriske yataye imbomba ariko ntabwo uri narebye kuri TikTok yataye imbomba imbomba ni wahise kandi ni umugabo oya basigaye bayikunda na pe rwose ngero arugona ruhaye umugisha taye imbombe atwara ikamyo afite amakamyo 3 muhanda wumva se Patrick ariko ubwiye kandi ndamivuge reka misubiremo kugira ngo rutaniranye n'abavandimwe ngo zinda yesa kuramo umuyango nahise mbyumva zinda yakuyemo umuyango uzabase ntawe urutira muyango kwisi manyango nyine wongeye wivemo zinda yongere nyine yumve ko agiciriye banza wumve nibyo rego ubuko banza wumve utaniranye n'abahungu banjye abahungu ni abahungu banjye batwara amakamyo yego nibo bantu ba mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada ndetse na Europe bakorera amafaranga menshi kandi nibo bantu ba mbere buriya bagira akaboko karambuka ntabyo nzi ntabyo nzi Patrick wavuga buri mbwira umutwazi wankiriyo mbwira umutwazi wankiriyo barahari benshi nyine ninde barahari benshi ntabwo byibuka neza ariko nzi ko bagukiriye kandi uziteranya n'abahungu banjye uziteranya n'abahungu banjye uzi ko yankiriyeho ntazongere uziteranya n'abahungu banjye uzi ko twarekamye wankiriyeho ntazongere ngewe rwose murabizi twarekamye urankirira ngewe murabizi ndi umuhungu wanyu momo iracyari yayindi uziteranya n'abahungu banjye uziteranya n'abahungu banjye oya buretse gato nta muntu twarekamye urankiraho byose murenge twarikamyo oya Angela atwara ikamyo Van Boy atwara ikamyo uretse kuri ndashima Van Boy ejo yakunyujeho kanarya wiki Van Boy akora mu byuma by'ingesi nta kibazo njyewe ndimo nakubwira ko abantu bose bankiraho mu mambazi lisite mba nyifite Paze Quebec wakennye atwara ikamyo Paze nagarakena Paze nagarakena ntawe yakurira veni agira veni ze ego se bakoze abana b'i Kigali ko batambika amaguru ku note ya gato uriya n'umukobwa ujya kwishyura inote y'10 kugira ngo ace mu maguru y'undi muntu ibyo nabyo rwose nta bumuntu burimo nibura inote ya 7 inote ya 7 nzi ko bavugane nzi ko bavugane oya nibura kireno amenshi watanze yarangahe oya ngiye guhonga kwanjye kuvuga ngo umukobwa namuterese muguriye fanta n'ibiki byose 4,800 rwose nyagezamo noneho amakuru nifite ngo bamwe mu bantu bavuga nk'izo mvugo ngira mu makuru ngo bari bimugisha ko zabine ngo gutereka mu 6 oya
njye bine rwose ko uransura unywa inzoga ugomba kunywa inzoga n'inyama ugomba kunywa inzoga njyewe nakubwiye Eric ku mafi yohereje z'ubuntu ndi kukubwira no mu diaspora waje hano agahubuka izo yaguze z'ubuntu ari umudiaspora wari mubaho uzi ko nta n'undi muntu wabushobora ari umudiaspora wari kubaho mu buzima bw'ubuntu gusa ari umudiaspora wari kudusura inzoga z'ubuntu inyama z'ubuntu yagoyekera inzoga gusa ari umudiaspora waje kudusura ejo bundi eba tubwira ibyongereza byinshi cyane n'ibiki byose kandi urabizi njyewe ntiwahangaye igikona ndamureba nabanse nk'uyu muvandimwe kuko ibintu arimo arabizi mpita nihamagarira abahungu banjye bafite imihogo kuko ifunguye bazi kunywa mbabarira ngo byagenze bite umudiaspora yaciye hariya nkaya ntabwo yanze guca inzira isanzwe nawe yararenze ariruka uzi ko i Kigali hari imvugo tujya dukoresha yo gushyirishamo umuntu cyangwa ngo nta kintu ariho shano umutinde byihore ugasanga agashaka cyangwa mu gitirage yabuze amafaranga afite akaba yishizemo ariko ibikurikiraho nyuma nyine urenga igipaka uziko nasanzwe i Kigali barambwiye ngo buriya nka Kamaro yakunywereye cyangwa se Njuga n'abandi bahungu baba bagendana nabo waberetse gato uzabaza umuhungu bita Tagiri Mufupi Tagiri yarabahunze umwana ngo amwidomora yamucumbikiye igese acumbikira Tagiri ingo yamucumbikiye pe Kamaro yamucumbikiye reka da buriya Kamaro agira umutima we Tagiri niwe yishyuraga ariko baramucumbikiye Tagiri ngari wawe niko numvise azirikiza sinzi ibintu yakoze ngari iwawe mu kigo ngororamuco ese umuhungu wa Negiji abaye Negiji ashobora kuba ari nk'igitagata oya Negiji ngo asigaye yikorera imbaho oya ari nk'igitagata ahubwo nshaje ubona waranshutse urambwira ngo ntuza ngo muvandimwe Aristide once again ngari iwawa nanjye ndabivuga kuko umuhungu asigaye bera umuhungu asigaye bera mu Bwongereza ashaka sinabikubwira ko byanga ngo niwe ucumbikiye kitoko ngo yaracumbikiye kitoko kandi ariwe wabimbwiraga kitoko mu bantu bameze neza ina nyine ina ariko hakurya ntabwo arameze neza ariko hakurya ntabwo arameze neza ngo yabaga kwa Aristide once again ni mama ya Mungu mbese Aristide ko yagushyiraho ntukiriho kandi yambwiye ngo araza kuza kureba biragoye gute wese bimeze neza ameze neza umuhungu twaravuganye nawe yagushyireho ubu isukosora imvugo kuri birindwi twaravuganye nawe numva nyine ameze neza kuri birindwi yagushyireho ukosora imvugo umugabo bita Medibit niwe wambwiye ko ngo ari wacumbikiraga ngo ari wacumbikiraga Kitoko ega Medibit nawe avuye kwa Aristide agiye kwa Medibit nyine Medibit niwe wambwiye ko nuza Aristide yacumbikiraga Kitoko uzi ko Medibit nabaga muri saro kwayo Kitoko ariko ameze neza subizi Medibit yabaga muri saro kwayo rwose kwayo ya Jamal Kitoko ameze neza inaha sinumeze nka mara nibira 70-80 gakuyafata egare ara nka muri bawuzi ariko ari muri Kitoko wamaye n'icyo kunywa abantu ni nabiri mara n'umuzane maragenda wumako ese ubundi bingiraga umuganye Debiste yarambwiye ngo banze mbonaga mu tubari ngo bakemera ngo ni abasitari uyu munsi none nibo bihamagarira ba nyiri utubari ngo tuzi ariko rero Imana yarahagobotse abahungu nabo bari kuzandavura abahungu b'abahanzi bari kuzandavura ubu bari kubugenda bo bwinshi nibwo nabo bagenda babona nyine audio imwe mu mwaka ntiyagutunga buriya benshi ngo babikuza nka menshi kuri YouTube mu bahanzi mu mukire Serembonye ese wari uzi ko urabivuze nibuka wari uzi ko uwitwa Niyo Bosco yasubiye kwandikira abantu Dorcas na Vestine wese wiko yani batwaye ko musoya yanditse cyane ndago era nayirimbye ko barayimwaka wamaye inote ya 17 y'idolari y'abanyarwanda ayitanga akuramo amajwi ategaho umuti ya kibi umuhungu yamwibukije ko yamuzanye ati ntumenga ninjye wakweretse abantu ngo ndagukundisha abantu uzamvugo z'aba bahungu b'abanywatani munini wewe ariko niyo musika niyo muri zazana kuririmba bigenze bitera aryoye si ngombwa ari niyo musika ko nyina musika warene ngo ngoyi ndayizi cyane cyane ntabwo nyine nabo jafite urukundo ntabwo nyine kwirinda ndashitira rine ngo ariko ngo ari n'umuntu wanjye ndamushikira se mu mupost kandi ari umuntu wanjye nabikubwiye ngo umuntu wanjye utagupostinga ubaye mu magambo ubu ngiye kubitangira album nziza cyane ngiye kubitangira rwose ubwo winyibukije mu bahanzi umuntu winjiza amafaranga menshi y'Serembonye ayakuye kuri YouTube
YouTube cyangwa YouTube ndavuga kuri ku YouTube mbuga nkoranyambaga. nyine tuvuge YouTube gusa izo za Spotify turi tuzihoreye Uzi impamvu akora za boro ndende cyane. ndende kandi zirebwa cyane ni n'umwe mu bahanzi muri East Africa bafite YouTube nini miliyoni 2 na miliyoni 200 byose Ameze neza. Medali afite miliyoni. miliyoni njyewe n'ibihumbi nka Uziko Niyo Bosco yakoreye na Meddy indirimbo. reka Iyo bita niyo ndirimbo. Niyo Bosco ariko yayikoze. nagire bisiga Yego, niwe muntu wayikoze. Harimo tushe cyane rwose. Niyo Bosco ameze neza buri. ari ibintu zugahiye Ni izina ry'Imana. Ni izina ry'Imana pe Sasa yabaye Niyo Bosco. Niyo Bosco arahari. akiri muri honeymoon Ejo bundi twaravuganaga. akiri muri honeymoon Oya, basani muri marama ameza ngana. ngo reba namutwerere nawe n'amagambo gusa ese ujye utwe ntabwo ujye utwe Hari nari ndwaye. Nari ndwaye. ese na mama yari irwaye Oya nari ndwaye. Wowe wari ubizi ko nari ndwaye. ubukwe bwose Ni muri serum. ubukwe bwose uburwaye ubukwe bwose Kandi ndi muri serum nyine. ahubwo se nuko ntabwo uteganya kujya utari Oya ngiye ni umuvandimwe. ntujya utaha ubukwe ntujya utwerera ntabwo uteganya Ngiye n'ubundi ni umuvandimwe wanjye. Ntabwo nabura kumushyiriraho. wamushyire hose Noneho nta telefone mfite. bayizane bayizane Mu kanya ndabikora pe. biragoye Oya ndabikora. ayo ni ahubwo se niba yandikiye abantu bameze neza Nibyo nakubwiraga rero Patrick. Abadiaspora bahamagara cyane nabo kubavugaho. noneho waravugisha bitonganya ngo murasaba cyane ahubwo se niba umuntu yagusaba utamuhamagaye Noneho hari nk'ikigo. niba uje kuruhukiraho umuntu kandi uje yari afite ibintu arimo Hari gukora ikigo hamagara kirimo kirava mu kazi. Ukajya kumva noneho kimwe kirinjira no muri za store kigasuhuza abandi bantu. wowe uvugiramo noneho kiba kimwe kirakwenjoyinga aricyo cyonyine kikongera kikaguheza n'abandi bantu nabo bakakwenjoyinga noneho bagahita banaguhamagara ngo video call. yivugisha natwe twongereza tundi muri supermarket agezemo agahita ashyiraho video call You know what it is. ngo shyiraho abadiaspora nabo ariko kugira ngo bafite ihungabana rikomeye cyane hariya hakurya biba bikomeye Hakurya ntabwo ibintu biba byoroshye. Ntabwo ibintu biba byoroshye ngo wenyine uzi ko uyakorera ngo ukabura aho yarira cyane. n'indangamirwa hariya ngo ntugapfa kuyibona ngo nibura ibigura inote y'icyatanu Ariko abenshi mu badiaspora Patrick ujye ubagira inama wabwira utari ko mugerageze gukora ibishoboka byose famiye zanyu ziri ino aho kugira ngo ujye rwohereza amafaranga abantu n'ibiki byose muziteho muzihindurira amabati mutere agaparafu mu mazu yanyu. nabirirwa ngo baka amafoto y'abakobwa ugasanga umukobwa umuhaye amadolari 100 kandi wanyu na mituweli ntirishyurwa kugira ngo bakwereke mu mafoto Tubashishikariza kuba bagurira ama mituweli amafamiye yabo. abafamiye yabo turi mu gihe cya periyode y'amamituweli n'ejo bundi zarazamutse ibyo byo kumiza usanga utanga amafaranga ugaha amafaranga gasuku utari bunagushime gasuku ni umuntu w'amafaranga uyu munsi utayamuha akagutwika ugasanga uretse gufasha famiye yawe twebwe ntabwo tugushima yo ushyiraho ukuri n'ukuri ngemeni nyamabanga bitagishyiraho se turagushima ni handi uzi ugatajya kwanga umuntu ngo yakennye bari boy se n'umwara bikiyanga kandi n'undi yagushyira inote y'ijana wicaye hano waba uri ijana mani igikobore uziko mise mbona nibyo mvuga niyo mwana nemera n'umwana bita Gabiro guturuka muri New Hampshire n'umuhungu wanjye indi Gabiro ameze neza oya byihorere genda gake byihorere umva se ariko rero nubwo byanze ibyo byihorere noneho mfite abahungu banjye baranamwe baragukunda cyane batuye muri Colorado abitwa ba Mugabo muri Colorado rwose ndabasuza cyane barusta muri Kentucky ubwo nawe yarariko baramwe baragukunda cyane guheza nimero zabo ngo muvugane ba Dani oya nagwaye nimero zabo ngo muvugane pe ngewe ikintu nashobora gukora risk ya mwingi ariko ashaka kukunyuraho nangereho ibyo byabaho kereka nabyibagiwe mokaje kayajyana nabyibagiwe we ugasanga nyine mokaje yatwaye mu buryo ariko rwose dusuze Gabiro Pastor Hakim ze kutamusuza pastor yagize anniversaire ejo bundi Pastor Hakim yagize anniversaire nawe turamusuza cyane guturuka Belgique natende kuri Zoom ariko burara umukirekazi wowe utazi Patrick umukirekazi wa mbere mu badiaspora bose bamwita Li Divine la Patronne Li Divine la Patronne no mubyeyi umva se no mubyeyi ufite ikintu bita ikimba koko bijyanyabyo kuri birindwi bye ubwo yise umusengeza umugeze miliyoni no Sablag numwe mu bantu bafata cruise urumva bakagenda bakamara mu mezi nk'atandatu mu bwato cy'umucaguhe rwose oya ameze neza cyane oya cy'umucaguhe banza unyumve reka n'umuntu w'umudiaspora baba bakora mu makampani y'inyanya ahantu batunganya ingurube ahantu batunganyiriza inkoko n'amaguru yazo rekana n'abo ngabo ndimo ndagenda nkubwira abantu aho bashyira ngewe byanyanya witwa Divine la Patronne arahera oya Belgique ni
munini cyane uzagende kuri Instagram rero naho ubundi bagerageza bajya bahamagara gake diaspora barabangama cyane iyo umuntu ugiye no kumushimiraho sinema ngo umuntu naguza ari rero hari igihe umwana kuvugisha barimo baranywa amayoga ari ibiyoga bitwa ngo bya Stella n'ibindi babe nko kubada wayiza wabanywa n'ibindi nk'aba Belgique guhamagara bari ngwara Jupiter nk'abantu ngo bakinyi barakwiyamye uzahanyura bakukubita inkongi no hari abandi bantu ngo batuye za France noneho n'abatindi bwa ni umuntu wo mu Bufaransa bamagaye umuntu wo mu Bufaransa yamamagaye igihe bita numva n'isesemi nyinshi Bufaransa naho biragoye na za Australia nuko nabona Australia ushobora na birindwi barabitanga ariko bomwe uzi ko ari umuhungu ejo ari umuhungu uri mu Bufaransa none wasabye agatuma ariko bose ngo kimwe n'amadolari angahe yaho ngaho ariko Patrick nawe nago ujye utwikira umuhungu wanjye bitarimo peso nawe nzongo irimo peso uramuse nawe ndashaka kuzamuzana kuri radio wanyu nawe aririmba ibiki aririmba R&B iteye ubwo rimo bamwita rimo peso subiramo ngo rimo peso nabyo nasubiramo pe biragoye rwose birindwi bye wariye ntabwo byatoye wabonye ko n'umuhungu wanjye bita Gweda nawe yasohoye indirimbo akora iki so kandi Gweda ahubwo bari amakuru ejo bundi nabonye bavuga ngo hari umuntu ngo w'umunyarwanda bafatiye muri Canada ngo bagiye kumudipota noneho njya gusacinga maze kujya gusacinga mbona umuhungu asa na Gweda ngira ngo ni Gweda kumbi wese akora iki Gweda ni umukiro aho ngaho afite ubwato se barabukopa afite ubwato uzajya ufata indushyi zose kubera birindwi wahawe umuntu umusi we ako ibintu biranavuna amafaranga barayubusa afite ubwato munyagapati amafaranga niba yavuna kuri MTN ibaze ko gufata umuntu w'umutindi nkongo ni Gweda ugahita umushyingira ubwato muri Pacifique kubera inoti ya 4 yakize Gweda buriya nuko ataragushiriraho niyo mpamvu ntabyihoreye n'ubwo wese ubwo yariye bamwe mu bantu bavuga ko dukorera amafaranga y'ubusa mu gusingiza n'icyo wabwiye ibaze kuba 7,000 ushobora gutuma ufata umuntu w'umutindi utanariye ukamutwerera ubwato muri Pacifique ano mafaranga tubona sobanurira abantu ngenda shimira kwanza abantu banagerageza no kugira umutima wo kuba bavuga ngo Yesu kizo mipango kurasa maji kwanza kuri uyu munsi wo kuwa mbere nashimira kwanza umukobwa wanje Muchoma J yamushyiriyeho nubwo wandi aho byarangereye yagiye ndabizi ibyo nta kibazo ariko tumushimire reka mbanze nshimire Ange hari umubyeyi wanjye bita Ange nawe ndamushimira cyane wese kandi we nuwa byihorere nawe birindwi bye birakoze oya Ange ni sawa cyane byihorere kunote ya birindwi wabahe leta zunze ubumwe za Amerika Ange nawe w'umutindi ngo ube muri Amerika tumuzoze niyo mpamvu nanze kuvuga stage kugira ngo utaza kuza kumumwana ariko yarambwiye atubwire Patrick nawe ejo bundi nshaka kumureba nzoga ya zone kuri uyu munsi wo kuwa mbere dushimire utwa Muchoma J yashyizeho dushimire umukire Kazirani yashyizeho undi muntu washyizeho ninde no weekend abantu bakiriyo weekend ari message nagiye mbona buretse gato banze muri blague banze muri blague banyarwanda kazi abadukurikiye mwese ngira ngo murabizi ko twogiye kugorora bya biganiro byacu bigenda kumera nka kabyindi so no kuvuga ngo rero genda kumera ntago ariyo kabyindi hegiye yego so no ngo twebwe rero twagiraga ngo tubabwire ko umuvandimwe King James agiye gukora igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani ni igitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 ni igitaramo mu ruhando rwa muzika gishobora kuzazamo Chris Brown ikigali niwe muntu wenyine ufite ubushobozi bwazana Chris Brown ese kizabera ntabwo haramenyekana amakuru yanjye azagenda aza ikintu itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani wabaye icyo tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani indirimbo ya mbere tariki ya mbere z'ukwa munani sinigura n'imbihuza niba igitaramo kizaba uwo muramya dutayi n'abantu bose bazakiza niba ngo yavuze ngo Kristo ngo abantu bazagenda babwirwa ibintu byose babiri natwe tuba tuyababwira gake gake
twibutse abantu ko kandi MTN wacu mu twagaritse yego harimo Kirisoro muri MTN wacu nabonye nazo na Kevin Kade wa muhungu ukora ibintu bya Nyarudindiri Kevin Kade ako se bazageza Kevin Kade ni umuhungu nawe ukunda umuziki unawukora ariko nyabonanye amata zarangiza kariyeri pe kubera aja kuzaturika umugongo akora ibintu bya Nyarudindiri Kevin Kade kwinaga nko mu indirimbo za Roza Muhando urutirigongo zaturika Ojaga wari mabyina ni bebe. Ariko urareba. Gusa n'umukozi pe. Kevin Kade uyu muziki arawukunda. Uyu muziki awushora mu byinshi kuririmba ariko arawukunda. Aderi Yesu muziki. Abantu bose bize se niko bafite ubumenyi. Yesu muziki Kevin. Abantu bose bize ko bafite ubumenyi. Yesu muziki. Wenda wavuga ubwenge bwo mu ishuri bwo ushobora ko ari ntabwo bwigeze. Yesu umuziki bawiga nkuko ari ubwenge bw'isi ni ubuhe nuko uje kuzugamira akazungu ngo kuramo umubiri wawe ubiyi n'indirimbo nta kintu naguhaye nyine agukira akazungu narara yego nyine ngo bw'isi nyine aho kade kose niyi ega nta muhanzi w'inawe wize uretse Tom ntawe uri muhanzi wize ngambwira undi wize Benjamin ire ibi byo kukinunga tugwe tucikirize kukinunga arahanya no yakwe ngo yize dura abantu batize arahanya no yakwe batazi no gusoma fata Bruce Melody naso manager yarabivuze urumva Bruce Melody nazi gusoma fata undi ninde gisa cy'inganzo nazi gusoma fata nde wundi utazi gusoma gisa cy'inganzo uwo nkugura umuki ntabwo ndumwambuye yabishitseho simbizi Ako biragoye bangwigese panyira we yapfa. Nande wuri? Ni benshi. Ako de bene wajye mukuramo. De bene gara yizaga kukinunga. Uzabwira hano njya kuba muyizi. De bene yari. Yiza kukinunga. Empo entre. De bene promotion na Tom Pro. Gahini. Agaja umahano wo mbwira bro. Group score Gahini. Na muntu ajya kigane taratsinze. Group score Gahini. Lili Giaris. Bano Lili Giaris. Umungwaro. Lili umungwaro. Ntabwo mwambaye. Yiza Perugo. Ezo noneho. Nabonye zigaza kumbuga nkoranyambaga ameze nka mafeni. Ubona rije tameze nka mafeni. Sinzi ibintu asigaza kuba kumbuga nkoranyambaga. Abamunuza. Sa Polonye se Polonye. Aba Polonye yashatse umukecuru. Yashatse umukecuru. Nuko Imana. Uzare ugenda urebega. Oya mabone mutonye. Iji. Uriya yashatse. Kuva na kera ajyaga besha uriya mugore yashatse bamona ari muto yewe rije mu 2006 ngo afite 17 uriya mugore yashatse bamona ari muto yatse nka 20 uwo bandera mu rutaho gato ahubwo uwo bandera ba warambe aho namwe muri myaka tuvuga ngo siyo bakugera nibi rero vangu nani nirinde abo difference y'imyaka ngingana irindwi ngira ngo difference abahungu barihaye kugira ngo ujye mu maguru y'umuntu ungana nka nyokuru wawe bisaba kuwakwemo umutima pe imaze kwambura imyenda umubyeyi ntabwo ngo ntabwo bakiri umubyeyi ni umukecuru usanga urumva nk'uwo muntu w'umukecuru iyo gusa ukimara kumwambura imyenda ukamurebera ikibuno biba byarangiwe n'umuvumo nkabura rije kuriya nyine mubibona nyine kuri buriya byararangiye wari umuvumo agabindi mushiki wawe gusigaye wogosha za Canada bitwa Bertrand nawe ngo washatse umukecuru oya Bertrand ntaribirye uriya ni umugabo yahise umuntu wese utarize aba agomba kogosha cyangwa akamunyonzi kera abantu bajyaga bakora akantu muri Amerika ibyo byo kwiga n'ibikora kera Alex yigeze kuririmba akantu ngo abarushije abandi umugisha bagatwara za velomoteri n'izikibaho velomoteri zaraciwe ubwo Bertrand nimba we yarahisemo umwuga wo kogosha nyine nk'umuntu utari nose bayivuye bamwe ngo bakora iki yize hano hakurya ngaha mwarika aho kubitamo n'inkongi uzamubasa buri hamwe ati nijoro twavuga ati arenda no byangwe cyangwa gukirana y'anyi ku inkongi n'iryo shyamba agira ibyangombwa none sare yo bari muri kanza n'akajyako yagiye ateze niba nta byangombwa mubwire ngo wapfa polisi cyangwa umubwire iryo jambo ahita umubabara ibyo yakishije wa mukire wawe sha umwe witwa Gaucho ibyo yamuririye uzi foto yamuririye uretse gato uranga buriya Ivuri aramutse akoze uretse kumenya ibanga uzi ko witwa Gaucho afite ideni muri banki yafashe yitwaje izina rya Ivuri wongeye ndi manager wa Ivuri gusa bahisemo ideni rya Ivuri akoze ikosa ryo kumanuka i Nyarugenge agashaka gusanga
wa mubyeyi hariya kwa Karembo wowe bamujye no mu madamu mudamu jya umwibara nyine bamwita Vanilla numwe mu bagore numwe mu bakobwa beza cyane isi yibeje akaza agiye kumureba ikarembo niho base ari Karembo oya baba ku gisozi umva fikiki ni Karembo oya ntabwo ni inkuru yawe nubwo yaba ari iya nyayo ni w'ikarembo noneho yibeje akaje bahita bamufata nyawu wero mani yahemukiye inuza yahemukiye gawuci hano mwifotoreza reka bano bakire bose barimo ba gawuci barimo ba gayeri baje muri muziki kwifotoza gusa baje muri muziki kwifotoza ashobora kurwara agafunza abafana cyabyiborera ibyo ni ibanga mba nkumenesha shaho ubyiborera ni ibanga nge nkumenesha nyine ndikubwira ngo ibyo dushoza tuzazijyamo ariko bitegure performance batarabona y'umunota ibyo byihorere ibyo wabikora ba Karufani yazabaye arabaheye Karufani ko namwero Karufani bakora ikirere kubera usana kuri kiye oya bakana nakora ikirere mama yamu yitwara ejo muri kushatsi bawe ejo muri kushatsi ayo barimo yubakisha hano atari marubaka ni emise mutarize mu rubaka akemi yarize mwana yize emi yamwe ngo yize imyuga za Muhanga emi yize imyuga yize ubudozi cyarahani